Satani we ndagiye sinzagaruka namenye ko uhemba nabi kandi nta mugisha utanga Satani we ndagiye sinzagaruka wari urimo usezera Satani ubwira Satani gumana sinzagaruka ubwo mbere se utarasezera kuri Satani bivuze ngo wari ukiri umukozi wa Satani urumva utajya mu nzu y'Imana utaranabatizwa udasenga hari ibindi bintu burimo ibyo bintu ni ibikire hari ingeso nyine umuntu yabagamo yibera mu kabari abyinizi n'imbyino atazi ijambo ry'Imana ukora imana we ni nk'izengeso wabagamo zitari nziza mw'icyo gihe utari wakakiriye agakiza ingeso ya mbere nibuka nakundaga kurwana cyane gutukana gusuzugura kubyina mu kabari wajyaga muri boîte wajyaga muri boîte kubyina nari umubyinnyi 2013 twongeye kubasuhuza tubaha ikaze bakunze bacu mudukurikiye turabasuhuje aho muri hirya no hino mu mpande n'impande z'igihugu zigiye zitandukanye abari mu majyaruguru abari mu majyepfo twongeye kubasuhuza tubaha ikaze kuri Filimiti TV kuri channel yacu ariyo Filimiti TV utarakanda subscribe urabona aho hejuru mu kuboko kw'iburyo akarango kanditseho subscribe ukandeho kugira ngo ibiganiro n'ibindi n'abandi batumirwa tugenda tuzana ujye ubasha kugenda ubikurikira ku buryo bworoshye nkuko mubona rero nabwo uyu munsi ni njyenyine ari umutumirwa turi kumwe none abazaniye umutumirwa akataraboneka ngira ngo muramubona abenshi mugiye mumuzi ku mavideo atandukanye n'umusitari mu mafilime agiye atandukanye benshi muramuzi ndakeka so bwa mbere mubonye isura rero byinshi kuri we uburyo yagiye yinjira mu ruhando rwa muzika yinjira muri gahunda yo gukina filime byinshi yagiye yacamo kuva kiri umwana inzira ndende igoye yagiye yacamo uyu munsi muraza kumenya byinshi kuri we ndetse n'amateka ye atandukanye ndabizi rero mufite amatsiko reka dutangire tumwakira aze atwibwira kugira ngo mubashe kumumenya neza ndetse mumenye byinshi kuri we nawe si umwana ibindi arabibibwirira twongeye kugusuhuza tuguha ikaze wibwira abadukurikiye ni karibu murakoze cyane ndabashuhuje cyane mukomere abakurikiye muri filime yanjye ngo giti ni Filimiti TV ufite ariko uyu muhungu noneho none ndahomana n'umusore ugiye kurutwa n'abasaza asubiramo rimwe twumva Filimiti TV uti Filimiti TV ariko se warize cyangwa nabishoboye ndabashuhuje cyane rero nitwa Obedi niyo mazina yanjye benshi banze mu mafilime mu ndirimbo za gospel zikomeye no guhimbaza Imana uyu munsi nishimiye kwanda namwe okay Obedi niyo Obedi niyo murabyumva iryo zina so bwa mbere muryumvishe yagiye agaragara mu mafilime atandukanye no muri filime se ukina yitwa Obedi niyo mfite amazina menshi nkina nitwa ariko ryonzwe ni Petero naho mu buryo bwa gihanzi mu ndirimbo ho ukina uririmba uri ni Obedi niyo ku bakunzi bawe badakunze kubona ibihangano bya cyangwa se badasanzwe bagukurikira bifuza kuba bagukurikira bakubona hehe bakubona mu bihe buryo nkuko nakomeje mbivuga amazina yari kuri channel wandikamo Obedi niyo ugenda ubona ibikorwa bitandukanye twagiye dukora indirimbo amashusho y'indirimbo nyine n'izindi ndirimbo zitandukanye okay Obedi ujya kwinjira mu ruhando rwa muzika watangiye guhimba indirimbo ryari wabitangiye muhe mwaka uvuga ati mimbye indirimbo bwa mbere hari mu uhe mwaka bakuvuga ngo gutangira kurimba bwo ni kera kuko hari umuntu aririmba ariko atarabona ko gafaranga urufaranga rero urubonye nibwo utangira kubara igihe umaze uririmba okay tutagiye kuri uvuze ko wenda ari igihe bitangira kera ukiri umwana ubyiyumvamo ariko utari nawe bwawe utumva ko uri umuhanzi byanyabyo wenda kutangira kumenya igihe uvuga ati wenda ni igihe kiniki ubwo nari mbonye amafaranga njya muri studio none tutagiye kure ujya muri studio wagiye muri studio ryari mu kihe gihe hari ryari ujya muri studio bwa mbere gukora indirimbo ya mbere na mbere urakoze cyane ndumva hari kera 2013 nibwo nakoze indirimbo ya mbere yitwa Ndagiye 2013 gatatu nibwo natangiye urugendo rwanjye gukora indirimbo yitwa Ndagiye iyo ndirimbo yitwa Ndagiye se
ko numva ndagiye wari ugiye he, wari uri kuva ujya he, wari uri kubwira abandi ko numva wagira ngo wari uri gusezera. Iyo ndirimbo ujya kuyandika urumva ni ukugenda nyine, wari uri kugenda ujya kuva he. Iyo ndirimbo rero ni indirimbo y'amateka, ni indirimbo, ni story ndende cyane, kuko iyo ndirimbo ni indirimbo, ni story iri true. Iyo ndirimbo ni iya mbere iri true kuri wowe cyangwa ku bandi. Nakuvuga ngo indirimbo niyo nakoze bwa mbere ndi mu rusengero, njya gusenga bwa mbere cyangwa gukizwa. Ni indirimbo yanjemo nahawe n'Imana, irambwira ati ndagiye sinzagaruka. Satani we, turaza kwicisha gato tuyumve. Urumva ni indirimbo ni y'amateka. Nese mbere yuko mubaza byinshi kuri iyo ndirimbo ubwira Satani ngo uragiye, urumva hari aho wari uvuye ari naho wari uri kujya. Mbere ko tugaruka mubaza byinshi kuri iyo ndirimbo, reka mbanze musabe turirimbiro gake tunyuremo gake nko ku gatero na chorus, tubanze twumva iyo ndirimbo ubundi kwanza ndagiye yitunyuriremo ho gake. Ndagiye sinzagaruka, wangize umukozi wawe kuva kera, wangize imandwa yawe igihe kinini, wantegetse uko ushaka ndabyemera. Satani we, ndagiye sinzagaruka, namenye ko uhemba nabi kandi nta mugisha utanga. Satani we, ndagiye sinzagaruka. Wari urimo usezera Satani, ubwira Satani gumana sinzagaruka. Ubwo mbere se utarasezera kuri Satani bivuze ngo wari ukiri umukozi wa Satani. Urumva utajya mu nzu y'Imana, utaranabatizwa, udasenga, hari ibindi bintu burimo. Ibyo bintu ni ibikire. Hari ingeso nyine umuntu yabagamo, yibera mu kabari, abyiniza n'imbyino, atazi ijambo ry'Imana uko rimeze. We ni nk'izengeso wabagamo zitari nziza mw'icyo gihe utari wakakiriye agakiza. Ingeso ya mbere nibuka nakundaga cyane, nakundaga kurwana cyane, gutukana, gusuzugura, kubyina mu kabari. Najyaga muri boîte. Najyaga muri boîte kubyina. Nari umubyinnyi. 2013 wajyaga muri boîte, bwo ufite imyaka ingahe? Najyaga muri boîte rwose nkabyina, nareshaga gutya, ariko indesho yanjye nayo ifite team urubyiruko twakorana. Najyaga imbere mbyina, mukajya mu kabari mukabemeza kabisa, bakaduha n'urufaranga mwa. None se ujya kwakira agakiza ukavuga ati ibi byose nagiyemo, icyo kigare kunywa inzoga byinshi, nirirwa ndwana ntukana njya kubyina mu tubari, ujya gufata umwanzuro wo kubivamo ukavuga ati none ngiye kugarukira Imana, nkorera Imana. Watewe n'iki cyaguteye kuvuga ati ibyo byose ndabisezereye, bishyize ku ruhande, none ngiye gukorera Imana? No kuvuga ngo wari umunsi umwe ari kwa gatanu, nafite mushiki wanjye akijijwe, arambwira uti ariko ko mbona uba wigira gutyo, wazaje umunsi we tukajyana gusenga, kwa njya nsengera kwa gatanu. Namwe ati ibyo ngibyo wibimbwira n'ibyawe byo gusenga ntabyo nzi, gusa najya gusenga mvuga ngo iki, sinzi nuko bavuga ngo Mana ngo iki ngiki, ntabwo nari nzi icyo gihe. So aramfata aranjyana, kuko wari umugambi w'Imana, ndabyemera, ngenda nanga mvuga ati reka ngende ndebe ibyo ngibyo uko bimeze, ndebe iyo gahunda yawe wagiyemo buri munsi. So namukurikiye avuga reka ngende ndebe, ariko kigira mu rusengero mu materaniro hagati nibwo nabonye koko kw'Imana, mbona ko Imana koko ikora, mbona kibaho. So nuko nahindutse rero kuva kuri uwa gatanu, sinongeye gusubira mu kabari, bivuze ngo akujyana mu rusengero bwa mbere na mbere wagiyeyo nta gusubira inyuma. None ugenda ugiye n'ubutaha wumva ugize amatsiko yo kongera kuvuga ati reka nkomeze. Bivuze ngo nagiyeyo numva ndaryohewe, numva ni byiza n'ubutansubira, kuko Imana yarambwiye ngo irankomeje, impaye impano yo kuririmba, nanjye narabikundaga cyane, ariko numva ntazaririmbira Imana, numva zaririmba santimba nyine ntawe utayobewe, ariko numva Imana ifite umugambi, kandi nayo irabimbwira numva koko nibyo, ndangije ndabikora, numvira umwuka w'Imana. Nese ujya guhimba indirimbo bwa mbere, iyo ndirimbo wagiye gukora muri studio bwa mbere, utarakizwa wari ufite cyangwa wari ufite wayanditse umaze gukizwa? Iyo ndirimbo ya mbere nakoze ndagiye, nayandikiye mu rusengero kwa gatanu, uwo munsi njya mu rusengero
uwo munsi wa mbere ukigeraho kuko baransenyeye imbaraga z'Imana ziramanuka zinzaho nk'uko Imana nkoreramo iyo ndirimbo ntarayanditse ntarinyizi ariko numveje muri ngewe uwo munsi wari umunsi udasanzwe rega ntubyumve gutyo. none se nyuma yo gukora iyo ndirimbo ubu umaze kugira indirimbo zingahe indirimbo umaze gukora muri studio zarangiye? Ni indirimbo 9 y'amashusho n'imwe 9 zose. iya kabiri ni iyihe? iya kabiri yitwa Uwiteka. Okay, ndumva indirimbo yo gukora ni nyinshi. Izo ndirimbo wakoze indirimbo ukunda cyane wumva nyine nawe ukunda ukavuga ati kabisa iyi ndirimbo ndayikunda nanjye ubwanjye iyo nyumvise numva imfashije ni nk'iyihe? Mbona kuvuga ngo zose ndazikunda ariko hari aho nkunda kurusha iyindi. Ira ndimo ndagiye ndayikunda kuko niyo tangiriro ryanjye. Nkongera ngakunda indirimbo yitwa Mbabarira iri hanze ifite n'amashusho kandi Mbabarira ni indirimbo yakunzwe cyane n'abantu kandi nanjye ndayikunda. Wayikoreye amashusho? Nayikoreye amashusho. Bivuze ngo yaca nayo wazo tubwira yitwa Obedi niyo umuntu agiyeho niyo ndirimbo yawe y'amashusho ashobora kuyibona. Yayisangaho n'izindi zitandukanye. Mbabarira iyo ndirimbo yo dukurikije izina ryayo urumva yuko ari urimo usaba imbabazi. Iyo ndirimbo nayo urumva nayo yanditse kuri story turebe ku by'abantu tubona n'ibyantu bibeshyaho. No kuvuga ngo uko imeze araza kuririmbaho gatoya kugira ngo abantu babashe kuyumva wumvishe ngo Mbabarira ntiwakumva uko imeze cyangwa uko iteye. Ariko mbere yo kuvuga Mbabarira hari ibindi biri inyuma yabyo. Nayo rero tugiye gusaba ubanze uturirimbiraho gake noneho uza utubwira icyaguteye kuyandika n'icyo wagendeyeho ujya kuyandika. Ibihe birahinduka n'ukuri birahinduka, ibihe birahinduka n'ukuri birahinduka. Hashize imyaka isaga 7 nitwakijijwe, hashize imyaka isaga 7 nitwakijijwe. Wimbwira ngo wowe uranzi no wimbwira ngo wowe uranzi kuko dusengana, wimbwira ngo wowe uranzi kuko turirimbana, dushobora kuba dusengana ariko ndakijijwe, dushobora kuba turirimbana ariko ndakijijwe. Wifata umwanya wo kuvuga umuntu kuko ntiwamumenya, wifata umwanya wo kuvuga umuntu kuko ntiwamumenya. Burya umuntu ni mugari ntiwamumenya, burya umuntu ni mugari wowe ntiwamumenya, burya umuntu ni mugari wowe ntiwamumenya. Mbabarira mbabarira mwami we, mbabarira mbabarira mwami we, nciye bugufi mbabarira. Nzanye umutima umenetse mwami, nzanye umutima umenetse mwami, mbabarira mbabarira mwami we, nciye bugufi mbabarira. Okay, Mbabarira by Obedi niyo. None se ujya kwandika iyi ndirimbo Mbabarira watubwiye ko wagendeye kuri true story, kuri story yabayeho bitewe n'ibyo ugenda ubona mu bantu hirya no hino. Ikindi kubayumvise niba ntumvise nenda ari naho waririmbye ati umuntu ni mugari. Ati umuntu mushobora kuba mugendana ariko utamuzi umuntu ni mugari. None ujya kurimba ngo umuntu ni mugari ni iki wagendeyo kugira wandika ati umuntu ni mugari, umuntu ni mugari ntiwamumenya? Bono kuvuga ngo umuntu ni mugari kubuzi ngo Obedi birago bihagije. Obedi afite undi muntu muri nk'imbere. Hano umuntu uri muri Obedi nk'imbere ni Obedi umuzi wenyine. So no kuvuga ngo rero impamvu navuze ko umuntu ni mugari hari nagiye mbona bikambera amasomo nanjye ubwanjye hari byambayeho numva bimbereye isomo bitewe nuko nizeye umuntu nyuma nza kubona ko umuntu koko utamumenya ari mugari. Mbona kuvuga ngo rero mu buzima tubayemo turahemukirwa n'abantu twizeye ugasanga ngiye nizeye umuntu kuko dusengana ko turirimbana kuko mubona buri ku cyumweru ku rusengero ku ruhimbi nkisetingamo ko umuntu turi kumwe mu murongo ko akijijwe. Ariko naje kumenya ko umuntu nubwo turirimbana cyane uko twirirwana mu rusengero ariko ukuri kwe ku murimo ni ukuzi. Nje ntabwo nkuzi ari yizi. Ndakuvuga kuba nkubona gutya turi inshuti kuba umuntu ari inshuti yawe ibyo birahagije byonyine. Izere ibyo ko ari inshuti yawe.
nujya kumwinjira nk'imbere ngo umumenye ntabwo uzamumenya uzasanga ari mugari utamuzi so urumva nyine ni ibintu nawe urabyumva urabikurura neza umuntu ni mugari ntabwo amumenya fata uko yakwibwiye nyine wizere ibyo ngibyo nujya kumwinjira nk'imbere ntabwo uzamumenya uzahera ku wa mbere ugeze ku wa kabiri ku wa gatanu ku wa gatandatu utaramumenya none ko wakunze kuri korasi iyo ndirimbo wakunze kwibanda ku ijambo mbabarira uririmba mbabarira mwami mbabarira nciye bugufi mbabarira nzanye umutima umenetse mbabarira aho ho wari uri gusaba imbabazi birumvikana ko ari ugusaba imbabazi niye message watangaga ku bakurikiye indirimbo akayumva uririmba uvuga mbabarira ni nk'iki wabwira abakunzi bawe bagukurikiye wagendeho ujya kwandika indirimbo kuko n'ubusanzwe bwabitwa mbabarira mbona kuvuga ngo iyi ndirimbo urumva ko nayishyizeho ni yasabye imbabazi ariko nimba wumva waraguye muri ibyo kumva yabereye mugenzi wawe mugari ni byiza ko wabwira Imana ikakubabarira kuko ni icyaha wakoze nimba warihishe mu muntu ukamubeshya ni icyaha wakoze rero saba Imana imbabazi ikubabarire ntiwumve ngo kubona kuko nabyishyize ngo ninjye wabikoze nanjye hari ibyo nakoze kuko umuntu ni mugari ntago ndi intungane ariko nanjye ndavuga ngo mbabarira nzanye umutima umenetse ciye bugufi mbabarira niba wumva ubwo butumwa ukumva iyo nkuru ukumvira gushimishije nawe wature Imana ikubabarira ese ubusanzwe uradusobanurira bihagije ariko hari ikibazo cy'amatsiko nifuza kubaza ndakeka n'abakunzi bacu bashobora kuba bakibaza ari benshi turi kumwe twicana muri studio ariko ntabwo nabashije kumenya niba uri umusore niba uri mariye ufite urugo bimeze bite ni ikibazo abadukurikiye bari kwibaza ati si umuntu ko tumubona hariya aracyari umusore ari ku isoko yarangije guhitamo byararangiye bimeze bite wakoze cyane mukunze kwimbaza gutyo ariko nta mugore mfite ntabwo ndashaka bivuze ngo uracyari ku isoko kuba ntarashaka no kuba ndi ku isoko biratandukanye ushobora kuba ntarashaka ariko mfite uwo nzashaka bivuze ngo ntabwo ari washaka ariko warangije guhitamo se mfite fiyanse byararangiye urumva ni itariki itaragera ngo tubishyire hanze ko tugiye gushaka nese uwo fiyanse ushobora gusanga wenda hari umukobwa wo mu majyaruguru ubwira ati ni uri fiyanse wanjye tuzabana hari uwo mu majyepfo ubwira gutyo hari uwo muri Kigali twakwemezwa n'iki nimba wararangije guhitamo umuntu umwe ariwe muntu umwe wa nyawe kabisa warangije guhitamo cyangwa se niba atari kwa kugenda ubeshya benshi bagiye batandukanye bo hirya no hino kugira tubyemere watubwira amazina ye nawe ahari akiyumva akamenya ati rwose koko ibyo ambwira nibyo gahunda yacu irakomeje ni ukuvuga nk'uko bivuze nibyo koko ushobora kumva ngo mfite fiyanse ariko wenda hari uri Nyamagabe hari uri Huye hari uri Musanze azi ko ari fiyanse wanjye ariko ngewe ntabwo ari uko bimeze arahari n'umwe uramutubwira rero ugiye kumutubwira kuko nawe ndabizi aradukurikiye ikiganiro aragikurikiye ategereje ko yumva yuko umuvuga cyangwa se ashobora kuba yicaye azi ngo niwe yajya kumva ashaka kuba atanabyizera ko ari we ashobora no kuvuga n'undi akajya kumva wivugiye undi kandi yarazi ngo niwe uwo muntu rero ugiye kumutubwira nawe ahari yumviye ko gahunda ikomeje so no kuvuga ngo nyine biragoye kwizera ikintu ariko arabizi ko ari we wenyine arabyizeye ariko nibyo koko nawe ngomba kumwizeza ko ari byo ko ashobora kuba abyizeye kuko umuntu ari mugari ariko nanjye ntabirimo neza none ko utari buve hano muri studio zacu utatubwiye uwo muntu uti ntabwo uva imbere ya kamera utatubwiye uwo muntu wari ntabwo ngoye cyane ariko uranangoye ariko nimba koko wemera ikintu ukaba ugihamya ko ari cyo nimba ari fiyanse urumva ni fiyanse ntabwo namuhisha nawe arabyizera niyo mpamvu ngiye kumuvuga rero yitwa cyangwa se niba wumva wenda kumuvuga biguteye ikibazo nk'aho ikizami gikomeye mubabarire ntumbabarire nta cyaha kirimo ugiye kumutubwira rero nawe aho ari yiyumve yitwa Umuhoza Teta Lydia niwe tugiye kubana ubwo rero amatsiko arashize none mbere y'uko dusoza wagira icyo ubwira abakunzi bacu icyifuzo kikuri ku mutima niba wumva hari message ushobora kubagezaho ni karibu wayitambutsa kugira ngo tuze dusoza murakoze cyane mbere na mbere icyo nababwira ndabashimiye badukurikiye ikiganiro cyacu Imana ibahe umugisha
mboshye nabwira ukeneye gukurikirana ibiganiro cyangwa indirimbo zacu kuri channel yanjye nitwa Obed Niyo ni kwandikamo ukajya ukurikira uko bwije uko bukeye ugakanda subscribe. So ikindi nabwira bafitiye byinshi ndi mbahishiye mu minsi iri imbere. Afite indirimbo nshyashya ngiye gusohora yitwa Ndanyuzwe. Iyo ndirimbo ndayibakumbuje cyane, ni indirimbo nziza irimo ubutumwa bwiza, irimo guhumuriza imitima, irimo kugaruka ku mwami. So ni byinshi cyane rero. Ukeneye ubundi busobanuro ukeneye kumpamagara nyandikira kuri WhatsApp, wakoresha nimero ya 078 63224 550. Iyo nimero iboneka kuri WhatsApp. No kuguhamagara bisanzwe umuntu yakubona. Okay, Obed urakoze cyane. Okay, twongeye kubashimira mwe mwari mudukurikiye kuri channel yacu ariyo Filmity TV. Ubu utarakanda subscribe twakubwira ati jya kuri YouTube wandikamo Filmity TV cyangwa se urebe aho hejuru akarango ubona kakarogo kanditseho Filmity TV. Niyo channel yacu ujye ugakanda subscribe bigufasha kugikurikirana ibiganiro tugiye dushyiraho bishyashya batumirwa tuzanye, bita bigufasha kuhita bakurikirana byoroshye bitakugoye. Ukijya kuri YouTube ukabasha kuba wabibona ukadukurikira. Rero niba ari igitekerezo ufite cyangwa se ikindi wumva ushobora kuba watugezaho ukadusangiza, urajya hasi muri comment utwandikire. Ntacyo igitekerezo cyawe tuzagisoma kandi nikiba ari ikibazo tuzagusubiza. Kandi ikindi dukeneye baduhamagara kuri iyo telefone ubona aho munsi, ni telefone yacu waduhamagaraho cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp nta kibazo. Ubwo rero na Obed mwari muri kumwe nanjye Musafiri, naho ubutaha. Ciao ciao.